Hari igihe umukobwa ashobora kugukunda cyane ariko ntatinyuke kukubwira uko abyumva. Hari abatinya kwangwa, hari abategereza ko umuhungu ari we ubanza kubivuga, ndetse hari n'abashaka kubanza kureba niba nawe ubakunda. None se wabwirwa n'iki ko umukobwa agukunda nubwo atabikubwira? Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ibimenyetso 10 abantu benshi birengagiza nyamara bishobora kwerekana ukuri. Guma hano kugeza ku musozo kuko ikimenyetso cya nyuma nicyo abantu benshi bakunda kwibeshyaho. Hari igihe ushobora gusanga umukobwa ahora mu bitekerezo byawe, nawe ukibaza uti ese ko karankunda cyangwa ni urugwiro gusa? Reka tubimenye. Mbere yo gukomeza, niba ukunda ibiganiro nk'ibi bigufasha gusobanukirwa urukundo n'imibanire, kanda subscribe. Hanyuma ukande no ku kamenyetso k'inzogera kugira ngo ujye uba mu ba mbere babona ibiganiro bishya byacu. Ibyo bidutera imbaraga zo gukomeza kubagezaho ibiganiro byiza. Reka dutangire. Ikintu cya mbere, umukobwa ugukunda ashaka impamvu yo kuvugana nawe. Umukobwa ugukunda ntategereza ko buri gihe ari wowe umwandikira. Hari igihe azagutumaho ubutumwa budafite impamvu ikomeye, akakubaza uko umeze cyangwa akakubwira ibintu byoroheje, ariko icyo aba ashaka ni ugukomeza kuganira nawe. Ikintu cya kabiri, yibuka ibintu bito wamubwiye. Niba yibuka itariki y'amavuko yawe, ibyo kurya ukunda cyangwa inzozi wamubwiye mbere, menya ko aba akwitayeho. Iyo umuntu adakunda undi ntabwo yita ku bintu bito nk'ibyo. Ikintu cya gatatu, ese ahora ashaka kukubona. Nubwo yaba ahuze, agerageza gushaka umwanya wo kukubona. Hari igihe azahindura gahunda ze zose kugira ngo mwibonane. Ikintu cya kane, araseka cyane iyo muri kumwe. Niyo usetsa mu bintu bisanzwe, uzabona aseka cyane. Ibyo akenshi biba ari ikimenyetso cy'uko yishimira kuba hafi yawe. Ikintu cya gatanu, ese akwitaho mu bihe bikomeye. Niba urwaye, ufite ikibazo cyangwa ubabaye, ni umwe mu ba mbere bakubaza amakuru. Umuntu ugukunda ahora ashaka kumenya niba umeze neza. Ikintu cya gatandatu, ese agira ishyari ritakabije. Iyo yakubonanye n'undi mukobwa cyangwa akumva umuvuzeho, ushobora kubona ahindutse gato. Si ngombwa ko arakara cyane, ariko hari impinduka zigaragara. Ikintu cya karindwi, ashaka kukumenya birenze. Akubaza ibyawe, umuryango wawe, inzozi zawe, ibyo ukunda n'ibyo wanga. Ibyo aba abikora kugira ngo amenye niba mwahuza mu buzima. Icya munani, akwereka icyizere. Ashobora kukubwira amabanga ye cyangwa ibibazo afite. Iyo umukobwa agufitiye icyizere ku rwego nk'urwo, akenshi aba akubonamo umuntu yikwigenza. Icya cyenda, yita ku isura ye iyo agiye kukubona. Ntibivuze ko buri mukobwa abikora, ariko abenshi bagerageza kwambara neza cyangwa kwitunganya kurushaho igihe bazi ko bagiye guhura n'umuntu bakunda. Ikintu cya 10, arakubaha kandi akagushyigikira. Iki ni cyo kimenyetso gikomeye kurusha ibindi. Umukobwa ugukunda ntabwo akwishimira gusa mu bihe byiza, ahubwo anakuba hafi mu bihe bikomeye. Akagutera imbaraga, akakubaha kandi akagufasha kugera ku nzozi zawe. Ariko hari ikintu kimwe ugomba kwitondera. Ibi bimenyetso si itegeko ryemeza ko umuntu agukunda 100%. Hari abantu bagira urugwiro cyangwa imico myiza ku bantu bose. Niyo mpamvu ugomba kureba ibimenyetso byinshi bihurira hamwe, aho kwishingikiriza ku kimenyetso kimwe gusa. Niba warabonye byinshi muri ibi bimenyetso ku mukobwa runaka, bishobora kuba ari amahirwe meza yo kuganira nawe neza